Imana nukuri shimiye abana turi kumwe hano ndi kumwe n'umukobwa wanje n'abana be ndishimye ko ngiye kuvuga ndi kumwe nabo mu rugo yego ntibari babizi ariko nashatse nyine ko Imana yashimye ko mbivuga turi kumwe bakabimenya mbere tutaratangira ndashaka mumfashe hano kureba hano mu gitabo ni Zaburi 71 n'umurongo wa 17 n'uwa 18 ngahaba bangutse badufashe Zaburi 71 umurongo wa 17 n'uwa 18 n'uwa 18 dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Mana ni wowe wanyigishije uhereye mu buto bwanje kugeza none ndacavuga imirimo itangaza wakoze. 8 Mana tundeke kugeza igihe mera imvi z'ubusaza ntarabwira b'igihe kizaza iby'amaboko yawe ntarabwira abazavuka bose gukomera kwawe. Amen. 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 Twongere turebe hano Zaburi ni 103 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Zaburi 103 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Haravuga ngo umutima wanje himbaza Uwiteka mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Umutima wanje himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose niwubabarira ibyo wakiraniweho byose agakiza indwara zawe zose. Amen. 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 Ngeranye nawe ku 103 n'umurongo wa 13 n'uwa 14. 103 umurongo wa 13 n'uwa 14. Haravuga ngo nk'uko se w'abana abagirira ibambe niko Uwiteka agirira abamwubaha kuko azi imiremerwe yacu yibuka ko turi umukungugu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Amen. Mama Fura bari basabye ngo uvuge amazina yawe uvuge uri n'umukobwa w'abake. Nitwa Furaha Nyiragazura ndi umukobwa w'abanyabyinshi. Data ni umusaza witwaga Rugangazi. Kuri uyu murongo wa 13 n'uwa 14 haravuga ngo kuko se w'abana abagirira ibambe niko Uwiteka rigirira abamwubaha ngo kuko azi imiremerwe yacu yibuka ko turi umukungugu. Yego. Gituma nsubiye ahangaha ni ugutekereza ingene byangendeye kuvuga ukuntu narwaye rewe narashatse. Yego. maze gushaka ntabwo natinze nahise Imana ingirira neza nagize umwaka umwe ku wa 2 ndabyara. ariko nzara umwana ufite
ikibazo gitoya dutangira kumuvuza yego agize nk'amezi sinzibuka cyane nimba ari 4 nimba ari 5 kuko yari akiri muto cyane ni nka 3 afatwa n'uburwayi ararwara yego noneho kubera ko ubwo nari nkibyara bwa mbere nta byishimo nigeze ngira kubera ko nabonye nyine bigoye igihe nakwishimye haziramwe ibibazo yego turakomeza turamuvuza hageze aho aroroherwa ndamucutsa nongera kubyara uwundi wa kabiri noneho mubyaye nibwo naje nafashwe n'uburwayi yego ndwara indwara y'umuriro kagurumira cyane ngasha mu buryo ntamenya kubisobanura noneho kandi nkarwara nijoro bwaca ngakira murebe imikorere y'iwacu kugira ngo utananiwe gukora ntiwaje kwivuza yego yego bigenda gutyo bigira iminsi nkarwara nijoro umuriro mwinshi uteye ubwoba kandi sinshushirwe umutwe ntundye nyagira ahantu handya ariko nkagira umuriro gusa biragenda ndabikorana iminsi myinshi ariko umuriro urandenga mu buryo ntari nsigaye nimba nicaranye n'umuntu ukaza ubona namwe murabizi iyo umuntu yagize umuriro cyane n'abandi baza babona uko bimeze ariko nkagenda mu murima ngahinga ngakora imirimo yose kugeza igihe twazaga tujana n'amaboko akambwira ati noneho ntugasubira kunkurikira uzuguma mu rugo nzaguma mu rugo ntananiwe bigende gute ntabwo birashoboka ariko bigeze aho ndaremba cyane ndaremba hari umuganga nyine barya b'iwacu ni nk'aho bikoreraga bonyine ku giti cyabo ndagenda ndivuza ariko abura indwara bakampa imiti nkanywa ariko umuriro ntushire noneho bukeye ndaremba cyane ndaremba pe yego umuriro uramanuka noneho uja mu gice cy'epfo ku maguru yego nkaribwa cyane nkagira umuriro mwinshi bakazana amazi ngakandagiramo amazi agashuha bakongera bakamena bakazana ayandi yego ariko bigeze aho ndaremba cyane bigeze ubwo banikorera banjana kwa Nundu abenshi barahazi yego yego nanone tugezeyo ntibabona indwara bazaga bantera inshinge bikanga kugeza ubwo nazaga nzindukira ku ruzi murabizi ishanja yari haba yego nkazindukiramo nkicaramo kugira ngo numve ko umuriro ugabanuka ariko ntibikunde kugeza aho bandeye nk'inshinge ndoroherwa gatoya ndataha nsubira imuhira nkirwaye ndicara niko basengeraga baransengera ndakira maze gukira umwana arafatwa yego undi mwana arafatwa nawe ararwara nubwo nari namusize aconka ariko ngeze mu rugo yarasubiye aronka nyine nawe arafatwa ararwara
arwara indwara imeze nabi akiruka yicaye gutya yagenda mukabona yikubise hasi agahwera mu mwanya akabaduka akaba muzima ntubona afite n'agasusuru ntubona agize n'intege nkeya agatura umwaka washira tukabona kandi biragarutse ese aramujana ruguru ku kabara yego kwa wa musaza sogokuru ise wa Bizimana aramujana ashitse aramusengera agaruka umwana yakize nanone ntibyatinze ndongera ndarwara yego noneho nturuka mu amaboko aratakara ntiyabagikora nuko turasubira turongera kubera nari narajanye wa mwana mukuru ku bitaro kera numva mu Kirindi ndagira ngo benshi barahazi habagaho basengera abarwayi mu Bafurera yego yego ndongera bariyo ngenda njana na wa mwana mukuru iwe yari akirwaye turagenda tugezeyo hari ukuntu Abafurera bagiraga bakicara nka hariya ku irembo bagacana amakombe bareka bariho bicara benshi noneho abarwayi baza bakabanza bakabicaza aho bakabasengera nuko tubageze baratubwiraga ngo reka badusengere baradusengera bavuze nk'amagambo angahe barambwira ngo ndakize tuyoberwa uko bigenze sinabyumva tutaragera no mu nzu baravuga ati kurapinga ariko wakize nushaka utahe twari turushe cyane nyine namwe murumva twari abarwayi dufite n'umwana urwaye yego n'amamodoka tutayamenyereye turarara ndetse twarahasibye uwo munsi naragiye mu gikoni ndateka kandi sinari ngikora sinari ngiteka sinari ngibasha gucumba ariko uwo munsi baguze ibyo kurya nyine turateka aho bazaga bateka habaga amazu y'abarwayi yego turahasiba ngo buce turataha ntaha nakize noneho ngo ntaha nakize nari mbabwiye wa mwana nibwo nawe yafashwe bamujana ruguru zabaye wenda nk'imyaka nimba ari 3 arakira yongera nari mfite inda irakorogwa imaze gukorogwa ngenda ku bitaro yari yambuye nyine irambabaza cyane baramvura ndataha ariko ubwo sinorohewe kabisa ntabwo nagendaga ku zuba ntabwo negeraga umuriro biratura aho ngaho kugeza inda ibaye irakura ariko muri kwa gukura imaze kuba inda iboneka nkuru yagira gutya ikabura ikageka ko murumva ko turumva ko turumva nuko inda itangira kugira ibibazo kandi yari imaze gukura yego ni ukuri inda ikabura uyu munsi ikabura ejo ikaboneka mu gitondo ikanyeka nimugoroba ikagaruka bigenda gutyo biratinda cyane iyo nda itinda kuvuka
yavukiye twabaza nk'iminsi dusanga nagize amezi 18 Mwami Yesu. Mana. ariko imana iramfasha ndabyara imana izi ntangaza imana yagiye inkorera ibintu byinshi kandi byiza cyane ariko umunsi wo kubyara ni ukuri sinatindaga nabyaraga vuba kandi nkabyara abana bameze neza beza Yego. imana irafasha mbyara neza mbyara umwana muzima dushima imana imana ishimwe Imana ihimbaza. Imana ihimbaza. nanone tubaho nkomeza kuguma kurwara noneho ndarwara nibwo natangiye kurwara noneho niyo mzaye sinkire nkaribwa Yego. tukavuga ngo ni igifu kandi nyine byagaragaraga ko ari igifu ngerageza kwivuza ariko ntibikunde Yego. umwana arakura amera neza ibyo bintu byakomeye cyane Yego. noneho ndwaye iyindi nda ya 4 Yego. nayo bingendera nk'uko nguko nayo birangora cyane nawe yavukiye nk'ayo mezi 18 Mana. ariko imana iramfasha nkabyara abana bazima Asante. kandi nkabyara neza murabizi iriya iwacu nta bitaro nta kintu nabyariraga mu rugo kandi nkabyara neza icyo kintu ndagishimira imana yarakoze cyane Imana ishimwe. noneho nkomeza kurwara cyane ndarwara twarimutse tuva aho twari turi tuje imirimba tugezeyo ndarwara cyane ndarwara nagiye mfite uruhinja mfite umwana wa 5 ariko ndarwara cyane mu buryo uwo mwana sinamwonkeje neza nararwaye ndarwara nkomeza kuja ku masengesho nkomeza no kwivuriza iriya ruguru habaga abaganga barya b'iwacu nyine no kugura imiti no kugira gute ariko ntibikunde Yego. ibiryo byose birananira kugeza no ku mata murabizi ko niyo twananirwaga ibiryo ariyo twasigaragaho Yego. ariko ngeza naho nanirwa kunywa amata ndagerageza nkaja ku masengesho bakora amahudumu nkagenda ninjira mu nsengero cyangwa mu ihuduma mu masengesho ngakira nkarya ibiryo byose ngakira mu buryo nazaga nkavuga ngo se ukuri uyu ni ejo wayurya Mana we. imboga ntaryaga ibishimbo ibiki nkabirumanga ngo numve ko nakize neza ariko nagera mu rugo bikongera bikanga kandi ndarwara naragenze nagiye imirimba kwa Jerome Ntambara Yego. sinsibuka iminsi namazeyo nagiye mu Minembwe nagizeyo amezi menshi Yego. ni ukuvuga dutaruka ariko uburibwe bwari bwinshi n'agahinda nari mfite kari kenshi Yego. ko gusiga abana no gusiga umwana w'uruhinja byari bibabaje
uko nari ndwaye uko nagendaga mbabaye ndira niko nazaga mpiga n'imihigo yo gushima imana yego kavuga ngo mana we unkiza nimbona urankijije nkicara mu bana nkonsa umwana ngakorera abandi nzagushima Imana ishimwe ntibyakunze naragarutse ndakomeza ndarwara yego ndetse nsubiye inyuma nabanje kurwara cyane ndamanuka dusubira i Buvira tuja kwivuza nanone ngezeyo ngaruka uko nagiye yego ariko twaje ku masengesho bakavuga ati ntabwo kwivuza aricyo kizagukiza imana izakwikiriza yonyine Imana ishimwe ni benshi babimbwiye aho nagendaga hose gusengerwa niko bambwiraga noneho twabona uko tubabaye n'indwara uko imeze tukabona n'indwara isanzwe niyo kuvura turivuza biranga kugeza ubwo twicaye mbwira umutware ndamushimiye ni ukuri ntacu atakoze rekere gutyo dutegereze imana yego ariko ntiyaretse agakomeza akamvuza angirira neza andwaza neza imana ni igitangaza nabonye andwaza ariko ntiyaruhwa ntabwo nigeze mbona arushe ntabwo nigeze mbona ananiwe n'ubu niho nza mbitekereza nzanirirwa mbitekereza nkarara mbitekereza kareba imbaraga yatanze icyo gihe nkazitangarira Imana ishimwe Imana ihimbazwe andwaza neza yego arakora akorera urugo mu by'ukuri ntabwo abana baburaye nta n'ubwo ibiryo byabuze mu nzu kandi imana yari yaraduhaye umugisha twahinga tukeza asante yari ashoboye yari azi gukora ikintu cyose yari azi gukora ikintu cyose ibiryo bikaba mu rugo ibintu byose nkabona biri ku murongo amena ariko noneho nza kuremba ndababara cyane ngeraho nzaza nanirwa kuzuka ngeraho ntabasha kweguka ngashinga inkokora ngashiraho umutwe ndababara cyane ndiganyira ndavuga ngo se mana we uku ni gute kababazwa n'ibintu byinshi nareba abana ukuntu banzengurutse ukuntu bameze kababara cyane yego ngakomeza ngasenga nkavuga ndi nimbona urankijije nahahigiye imihigo myinshi ntabasha kuvuga ariko kandi ndashima imana izisigariza umuntu ahantu umwanya umwe nkanezerwa kandi mbabaye ni ukuri imana ikansura ikanezeza muri ubwo bubabare muri ako gahinda yego ni ukuri Imana ishimwe ntabwo nacitse intege ngo mvuge ngo imana yarantaye imana yarandetse ahubwo nazaga nibaza nkavuga ngo se mana we ibi ni ibyaha se nakoze nkihana n'ibyo naje ntiyiziho ariko imana ikomeza kudufasha muri ubwo buryo imana impa ababyeyi beza yego imana impa abavandimwe beza yego imana impa umuryango mwiza amena baranihanganira
baranegera baradufasha uhereye ku mubyeyi wanje kuri bakeba banje ku baturanyi banje yego imana yarakoze n'ukuri imana ishimwe amen nazaga ndeba abakecuru banzanira inkwi nkabona abakecuru baje bikoreye ibiba by'inkwi abantu baradufashije bagahinga igihe cy'isarura bakadufasha gusarura yego umuntu wese wagize icyo akora nzamusabira umugisha amena umubyeyi wacu aramfasha yegera abana hari igihe rwose nazaga numva ntamutumira ngo aze gutekera abana kagerageza ndagira nawe yaragira nk'ikintu mu mutima cyazaga kimubwira kikamumenyesha ko inkono ihiye yo gucumba nagira gutya nkabona arinjiye gatekera abana ibyo ndabimushimira cyane imana ishimwe ndashimira umutware sinabona uko mvuga yego bibiliya zivuga ngo abagore bose bagenza neza ngo ariko uwanje arabaruta yego naje nza mbona abagabo benshi bakora byiza ariko nza mbona n'uyu wanje abarusha bose amen 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 yankoreye ibintu ntabasha gusobanura asante asante imana yari yaramutanzeho niko ndimo ubu niho nza mbitekereza neza uvuga ngo se cya gihe yari ameze gute nta munsi n'umwe muri iyo miruho yose nta munsi n'umwe nigeze mbona arakaye kuryo unanirwa umuruho wakubanye mwinshi ukavuga nabi ukarakara ukatombokera abana ukagira gute mu rugo ntabwo nabibonye ubu niho ndi mu kubyibaza cyane imana ishimwe imana ishimwe uyu mugabo yangiriye neza ni ukuri ndamushimira imana yo mu ijuru n'izamuhemba amen amen nkongera ngashimira mukecuru mabukwe yego mabukwe yaramfashije cyane nuko kose abantu bose banegeraga badufashaga nza mbona ko ari we bazaga bakurikira yego kuko atatwitajije kuko atananiwe yego kandi mabukwe yakoze imirimo myinshi cyane yabyaye abahungu gusa yari yarabyaye umukobwa umwe nawe gashakwa kakiri gato ariko akora imirimo myinshi uhereye kera akora imirimo yose yari azi gukora cyane yego ni ukuri ndamushimira cyane tukiri aho ngaho nyuma naje gutwara iyindi nda yego nzaramwo umwana upfuye kubera nari narwaye cyane muri ubwo burwayi nzaramo umwana upfuye izo biratambuka nkomeza kurwara nongera ntwara iyindi nda noneho ivamo hasigara iya nyuma ariko sinabimenya ntabwo twabimenye kubera nari narwaye noneho nkagira ngo ni kurya nsanzwe ndwaye yego nuko nari ndwaye ngira niyo ya nyuma kuba yarasigaye mu nda namwe murabyumva noneho birahuhuka yego
ndarwara cyane ndarwara n'umutware ntiyari ahari hari muri 94 yari yaragiye irya bazaga baja kugurisha inka nyine avuga ngo twimuke yego aragenda agarutse asanga nararembye ariko ibihe byari bibi cyane abantu bari basekerana bari bafunze data bukwe ngo umwana we yagiye i Rwanda ashitse ahita bimura abajana mu Minembwe araza ngo twimuke ndamwinginga cyane nti nareke ntabwo nabasha guhaguruka ntabwo nabasha kugenda narekere kuko ntaho nagere yego agira urwenya rwinshi akamavuga ngo uko nguko nguzakira ngo uhinduke inkumi nguzakira noneho nkarushaho kurakara nibwo ndatekerezaga nabi nkavuga ndi noneho uku ni ukunanga nyine no kugira ngo ngende mpfire ku musozi aravuga ngo twimuke turimuka bari dufite abana batoya babiri bo guheka noneho naje umeze gutyo twaragiye ntabwo nabashaga kunamuka nari narunamye abanzi muranzi muzi uko ndesha ndi mugufi turabizi rwose ariko nari narunamye noneho akanwa kakaja gukora hasi kandi ni ukuri sinari mfite sinzi ishusho nari mfite ntawayivuga yego rwose yego no turagenda bahise bansigira aho ngaho haruguru y'amazu hari murumuna we niwe washoreye abana barabatwara twabasanze aho bicaye ngo nyine agaburira abana ngo barye naho twabaherukiye baragenda baradusiga yego noneho muzehe asigarana abana babiri bo guheka umwe nawe yari yararwaye ziriya nzira zacu murazizi abageze imirimba hari mu bibiri yego akabanza agaheka umwana umwe akamusendekeza akamwicaza mu ishyamba akagaruka gutora uwundi nubwo yabikoze gutyo n'ubundi yarabatwaraga kandi akansiga sinzi abazi imirimba mu Kadegu n'i Gasiro ni ahantu hafi cyane yego twahageze nijoro duherukira abana aho barabatwara bibo bataha mu Rugezi nuko kandi jewe iyo natoraga inzira noneho uburibwe bwarushagaho kuba bwinshi sinzi iminota mwambaye muraza kumbwira uracafite iminota 25 y'abantu bavuga ari babiri baritonda noneho ni ukuri kuva aho ngaho i Gasiro narananiwe cyane kugira ngo ngere mu Rugezi yego ni ahantu hatoya cyane twaragiye turasubira turara mu Rugezi nza nibuka tuvuye mu Rugezi hari ahantu nageze ndananirwa cyane ndananirwa nabaga ntariye nabaga ntanyweye byari bimeze nabi ndibuka ko nananiwe abonye ananiwe agenda ashaka mu misiba y'inzira harya inka zakandagiraga hakaba ibinogo murumva ko nari nabaye nabi arakadaha amazi akansukira mu mutwe
urugenzi rwacu rwari rugoye kuva mu rugezi nimba twaratashe Gakangara. Twavuye Gakangara ntaha kuri Karongi. Twavuye kuri Karongi ntaha Irundu hakurya gutya yo kuri Karongi. Yego, Navuye Irundu ntaha mu Bidego. Nubwo mu Bidego ntaha mu Rwisankuku. Mbese ni ukubwira abahazi ngo bumve uko byari bimeze. Yego rwose. Ariko tugeze ahantu yari yabwiye murumuna we ati azajana abana nabageza iwacu babaga mu Kamombo bazicare ariho tubasanga. Tuhageze dusanga nta bana bahageze. Noneho duhagarika umutima cyane. Ariko cyane niwe kuko njewe nari meze nk'uwapfuye, sinzi ko nari meze, sinzi ko nyine narumvaga narababaye, ariko ubundi bumwe nza nibuka ko ntababaye nka cyane kuko sinari nzi hari ndimo. Yego. Atangira gusubira inyuma, kugenda ashaka abana, agenda abaza, asubira mu Gitasha, asubira mu Karingi, asubira mu Minembwe. Kubera ko nyirakuru abantu baramubwiye ati bahuye n'abana batari kumwe na nyina, kandi inzira zari mbi, kwari ukugenda biruka bihisha mu bihuru, tugira gute, ntabwo byari zoroshe. Yego. Arongera asubira yagera kuri Mishasho abona abana. Ngo avuga ngo bamuhe baramumwima ati genda nimugerayo abana ubihorere. Aragaruka n'ubundi ntako yari kubagira. Dutangira urugenzi rw'indondo, uko ni nkaho nari narapfuye nyine muntu yatarageza ku munsi ntawuzi upfa. Yego. Twagiye urugenzi rugoye dutaha hafi mu buryo nazaga ninjira mu nzu, nyir'inzu agasohoka agahunga ati muze murebe ibibaye mwacu. Nari meze nk'ifoto, nari meze nabi. Hari ahantu twashikaga bakaza kurara bandaririye ngo ndapfa. Gaca umugabo akababwira ati nuko ntapfa, nuko nguko bimeze. Bakamuseka cyane atese uko urasubira uvuga ngo uragiye urajana umuntu aho arera aho hirya ku musozi uragira gute? Yego. Ariko akavuga ati ntazapfa, uyu nguyu azaba muzima, azakira. Nyine nawe yaburaga ukundi avuga. Yego. Turagenda duhetse indondo yose, nageze aho nzaza ngendesha amavi, nageze aho nzaza nkurura inda. Murabizi inzira z'iwacu. Narababaye, noneho n'inzira igoye cagihe bafata abantu. Hari igihe yazaga agendera ku mikikira. Yego. Noneho nkababazwa nuko meze, nuko mbaye ndibwa. Uku nabaye ndi uwo kwicisha abantu, noneho napfa se nzaba nungutse iki, nzaba nkoze iki? Ariko birambabaza cyane. Turagenda dushitse, twagize iminsi myinshi mu nzira, murumva urwo rugenzi aho twatahaga hari hafi cyane. Tugeze hamwe ngo ni ku Gakanisa irya haruguru y'Ibuvira. Turicara, haza umusirikari, nimba ari umusirikari, bose bari barigize abasirikari. Aravuga ati mugiye iwanyu i Rwanda. Arabahakanira ati ntabwo ari mu Rwanda tugiye, twaje hano aho basengeraga abarwayi. Sinazanye umurwayi hano gusengerwa. Undi ati zana amafaranga, azana amafaranga, yamuciye amafaranga sinkiyibuka menshi, amadolari menshi.
aramwinginga ati ntayo ahita akuramo imbunde noneho ati wewe hagarara hariya aho narahatekerereje ndatekereza mbona igihugu mbona isi sinzi uko yambereye mera nkaho ijuru ringuyeho ndavuga ndetse uku bagiye kumwicira hano nimara bigende gute aravuga ati ndakurasa nta kindi hagarara hariya amuhagarika imbere yiwe atangira kumutunga imbunda yego abafurero bari bari aho baramwinginga batanga amafaranga baramwinginga nyine bamuha amafaranga mbona aragiye noneho bwije baravuga ati ahangaha nta muntu ukimanuka ngo aje buvira ku manywa basigaye bagenda ijoro kubera bari mu gutegera muri rwa ruzi rwo haruguru y'Ibuvira yego iyo nzira nayo yarananiye kandi hari hafi murabizi niba ari nk'amasaha 2 ariko twaraye tugenda ijoro riraca sinarinzi isimbamo nazaga ntekereza gusa ukuntu azapfa ngasigara ku musozi bikambabaza yego turamanuka tubona tugeze Ibuvira nibwo twabonye amamodoka nyine inzira zari zigoye murabizi shagihe interahamwe ziri mu nzira ariko Imana iraturinda duhuruka mu Rwanda amena Imana ishimwe ariko duhuruka meze nabi nyine mu buryo namwe muzumva meze nabi narivuze tugeze mu Bugarama ndivuza tugeze i Butare yego ndivuza tugeze i Gitarama yego bati Kigali niho bavura neza turagenda tuja Faisal twabanje kwivuza ahandi ariko baravuga ati Faisal niho bavura neza yego ngazeyo mbonana na dogiteri ampeza imiti ndagenda ndayinywa nangiye kuyinywa iya nyuma ivamo nibwo nabimenye ko yari yarasigayemo yego ni ibitangaza umwana iyo ikigufiteho umugambi ni ukuri nta kintu na kimwe waba cyane rwose nza ntangarira Imana nza nibaza ndatangara cyane yego muri ibyo bibazo byose ibyo Imana yagambiriye ku muntu ibyo yangambiriyeho byose yarabisohoje nta kitarabaye amena amen muri izo nzira zigoye muri ubwo burwayi yego muri ibyo bibazo Imana ishimwe Imana yarabikoze asandi nshima Imana navuga ngo none Imana nije ikunda ariko buri wese niko azavuga yego nshimiye Imana ikubyo yakoze yandindiye muri ubwo buzima bwose kandi igakora ibyo yagombaga gukora ikamba ibyo yagombaga kumva amena uyu munsi nkaba nkiriho asandi narebaga abana ukuntu bari bameze bazenguruka mu nzu nazaga ndeba ukuntu bazinduka kuvoma mu gitondo kababara cyane yego bari batoya kabanza nkaje mwibi nkibaza ukuntu nzapfa bagasigara ari imfuzi yo bikambabaza noneho nkarushaho kuremba
yego ariko Yego. imana yankoreye ibyo bintu. Imana ishimwe Imana yabanye naje. asandi Imana yakoresheje abantu bose, yego umuryango wose, abaturanyi. Imana ndayishimiye. amena Ndashagaruka ku mutware. yego Ni ukuri yangiriye neza. Mm. Yangiriye neza, inza mbisubiramo si ukumurata, yego ni ugutangarira Imana ukuntu yamukoresheje, Imana ishimwe imbaraga yamuhaye, ukwihangana yamuhaye, urukundo yamuhaye. amena Ntabwo ari igitangaza, abananiwe kurwaza abagore ni benshi, cyane rwose abananiwe kurwaza abagabo ni benshi, yego ni ukuri n'abavandimwe bananiwe kwihanganira umuvandimwe wabo ni benshi. Ariko ibyo byose Imana yankoreye, nihaye icubahiro. Imana ishimwe cyane Ikindi nshima Imana, muri icyo gihe cyose nararize cyane, nahize imihigo myinshi, navuze amagambo menshi, navuze ukuntu nzashima Imana nimbona inkijije, nkayibwira ngo nzayigushimira gutya, nzagenda ku matorero, nzagushimira ahantu henshi, nzabibwira abantu benshi. yego Ariko Imana ntizireba nk'abantu, ariko byarananiye. yego Nabikoze bukeya, bikurikiranye n'uko navugaga, yego bikurikiranye n'imihigo nahize. Nabikoze bukeya, yego ariko bimbera umutwaro uremereye cyane. Ndaremererwa, natekereza aho nzahera. Nzaza nja ku makanisa, sinzi kwigisha, ubu se nzahera he, nzavuga gute? Muri dutangira kuza menshi ananiza, ndananirwa, ariko bimbera umutwaro. yego Ariko ndashima Imana, igira inzira igihumbi zo kutugirira neza. Imana ishimwe Ndavuga ngo iki giterane Imana yateguye, jewe kuri jewe nza mbona ari je yagiteguriye. Imana ishimwe Nza mbona ari je yagiteguriye, nubwo n'abandi murimo, yego ariko jewe nza nishiraho ko ari icyansi. Yabonye intege nke zanje, niho hariya nasomye havuga ngo kuko izi imiremerwe yacu. yego Yabonye ko ndi umunyantege nke byananiye, iragenda inyura mu minembwe, inyura kwa Aimable, iteza biriya kariya kavuyo, yego kugira ngo izanserukeho. Imana ishimwe Imana igira inzira igihumbi. asandi sana Ndashimira Imana, Imana yaduteguriye aha hantu. amena Mu by'ukuri numvishije nduhutse, n'ubu nza numva nduhutse, asandi nza numva narakuweho ikintu kiremereye ntamenya kubasobanurira. Kandi abantu natekerezaga ko nzabwira ni nk'uko kwanyu mungana. asandi sana Ni asandi mwebwe, ni uku nabishakaga, nza numva umutima wanje naratuje. Imana ishimwe Imana iragusubira. Imana ihimbazwe cyane Haleluya, haleluya haleluya haleluya, haleluya. Imana ihabwa icubahiro.
amena 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 amen imana amena yabikoze. yego mutekereze umuntu kugira ingobyi mu nda akayigirana mubara y'amezi ntibigenza mbibara bikanyobera. yego bambayeho mu kwezi kwa 11 yavuyemo mu kwezi kwa 6. imana ishimwe n'ukuri imana ihimbazwe uyu munsi ndacariho. asante umuririmbyi yaravuze ngo ibyiza yakoze ngo mbifitemo umufasha. imana ishimwe amena amena guhindura imibabaro yacu ikatunezeza. ndashimira imana ko yampinduriye amateka. yego umubabaro wanje yawuhinduye umunezero. imana ibahe umugisha. imana yeze abayobozi bose mwese abari muri iyo gurupe mwemeye kumva umwanya. asante sana asante kandi ikindi ni ukuri nari navuze nza numva ntazi kubivuga neza nkagira ngo ntimwumvise. barumvise ni ukuri ma ariko Aimable yarambwiye ejo bundi ngo hari abantu bifuje ko nzongera kuvuga. noneho nishima kurutaho. asante ndavuga ngo abana b'Imana ni beza no kuri bagira amatwi. nuko ntavuga neza ariko mwarabyumvishije. yego yego imana ibahe umugisha. dufatanye namwe kuyizamurira icubahiro. murakoze cyane. amen. Amen.